ntazabona Mukarujanga angana nka Howe cyangwa Fuso kandi ngiye menyereye amavatiri kwa Karina Toyota. Seble wabibonye ko Nzovu asiganze. Ngiye narananutse urabyibushye. Warananutse bamuremure. Uko umuntu ananutse agenda bamuremure. Duhagarare se. Oya. Nese kutinya. Angize ubwo ya kategori nta mfite vraiment. Ahubwo Mukarujanga ni inshuti yanjye bisanzwe. Abonye nk'akavatiri ya kampasa nka kabomori. Nago pass. Uziko buriya gutanga pass ngari ikosa ngo buriya naribu buriya yagufunga. Ntago yagufunga cyangwa gwe pass yakana kataruza imyaka. Pass ari cabazamfunga. Nese ubwo amaye pass n'imyaka ntanga amapass abantu bakubaka n'urugo. Bagakora ubukwe cyane. Ukarusha heruka gutanga pass rya. Ingwe 3 natanze pass. Nanjye zashingira ufite mama Oliva ni wa Oliva mama Sandrine. Mama Sandrine. Ku masani ntago tubana. Ariko wamubyaje abana bane ako mbabarumbwiye. Ariko ni twagiye mu murenge. Umuntu akubyaje abana bane. Aragiye. Agiye no kwikorera ubukwe n'ubu. Uba waramufasha ari umukobwa bro. Ibaze. Uretse nawe bane bazagera ntufite babiri. Ariko ngiye ntago ari umugabo mwa ayaba ari umwe. Ntago twari kuba dukira. Ntago ari kubasinzi. Nzovu njyewe mbyaje abana bane nguragiye ubwo wabugiye he? Nahira. Umva naguhigisha uruhindo. Bane none ukanabirera ibintu byose. Nta yandi mahirwe bafite yo kuzabona undi mugabo icyo ni icyambere. Kandi niyo wamubona ubwo wajya kurenza abana bane. Abo so mugabo warera abana batarabe bane ninde koko. None se nyina wakabimenya. Yaza bakubita inkonji. None se kucyutabarera kandi uzukarabaho. Njye ko ndabarera. Ubarerera kandi Mukarusha. Reka ducimaka. Nzovu ugira telefone uheruka gutanga indezo ryari. No mukamba yo kurya nyahaye Sandrine. Bibiri. Ngo bine. Bahaye bine. Ejo nabaguriye nakanyama. Ibihumbi bine byavamo inyama ni mituyu. Umukobwa wanjye turayabaze. Yambwiye aho batuye Kanombe ngo icyo kibe ni 700. Bagiye kurya ibiro bine bya 2800. Mituyu ibishyimbo bya 500. Agasesi tomate n'itunyanya. Amavuta yo ngo barayifite 400 nayo ngayo. N'amakara. Ubwo urumva amakara yo baba batayifitiye n'ibiki byose. Ni 5. Abana bane. Umaze gutanga indezo. Ubizi neza ko nawe undi mugabo uzabarera. N'umugore wawe nta ntahe wamuhaye ngo akore. Nta akazi se. Afite akazi. Azabagabo muraduhemukira kabese. Akora ibintu by'amasuku, akora mu apartment. Nta buyedi yakora. Umugore umutse yakora ubuyedi. Nubwo nanjye nabukoze ariko ya. Ese ubundi Mukarusha. Guhura kwawe na Nzovu ni ryari uracyabyibuka? Ni ryari 2006. Ega buraharanira kuba twayitangiye 2006. Nari nkiri mu ishuri. Nyine sibwo twatangiye gukina se. Cyangwa nkora hano mu maresitora ntitwabaga twakubitanaga. Turakomeza. Mansha byose mana nkunda. Nkweretse abeshi muri twebwe hari umunyamakuru yaje ku byuma by'abazungu, hari cameraman yaje ku byuma by'abazungu, hari nanjye usibye Mukarujanga twasanze mu ikaritsiye n'ubundi wagiye kuryama imvura irimo kugwa. None mana twebwe ntituza gusubira mu macumbi yacu tugireyo amahoro. Kandi nkweretse yitubicano turimo gukoreraho hano muri iyi minsi hari ibisambo birimo kwiba amabitubicano. Mana ndakweretse yakamwa nta kazi afite muri iyi minsi yabaye umusirikare twamugira umusekirite akajyarinda yitubicano ntigahungabane. Ndigusabye mbikuye ku mutima ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka ngusuze cyane mwifurize kugubwa neza. Niba ukunda Iris TV ni by'agaciro kubana nawe, niba ukunda ibiganiro dukora umunsi ku munsi duhe comments, duhe icyo nakwita inama. Ibyo ukeneye byose duhamagara utubwire uti bimeze gutya, ndetse utubwire uti muhindura ibi cyangwa mwongeremo ibi ngibi. Ndi kumwe na Nzovu, ndi kumwe na Mukarujanga. Ni timu yo kuva kera bari kumwe babana umunsi ku munsi. Mubana muri cinema. Se ko numva ugize ubwoba.
navuze ngo tubana mubana nyine ubundi tubana abantu batamara icyumweru batabonana ntibaba babana. none se ubundi mutambeshye mujya mumara igihe mutabonana twese se turi mu murenge umwe kabura ngese ndi muri Gatengada aho kaba Igikondo ni imirenge ibiri itandukanye. ese Nzovu ubundi ubahehe mu by'ukuri utuye hehe hari igihe utavuze bya bindi by'indangamirwa zawe Gashyekero ni ahantu haba ibiryo bya makeya, haba ibishyimbo bita mituyu bya desa, udutoryi tw'ijana, inyanya z'ijana, indangamirwa za make, ukarya kawunga, indangamirwa za make, ibintu byose turabyegereye mbese muri makeya. none se uri kwigereranya na Mukarujanga gute kandi Mukarujanga uzi ko afite n'amazu akodeshwa nayiwabo sayi nayiwabo nta minani barabaha ngo bayipasure. undi hasi rata Nzovu nta kintu udabona. Nzovu ubundi reka nkubwire wari watereta umuntu umeze nka Mukarujanga nyine ukamugira umuntu wawe akaba nka kopine. ese hari perimi mfite ya hoho cyangwa fuso yanjye mfite y'amavatiri. muvuge wa muntu watereta agatungana ubyibushye nkawe upimira 200 afite we turose aya ntawe shawagiye wemera niko ngizukuri urabona iyi kamyo nayishyigura. Nzovu yikundira abakobwa b'abamaneke kandi b'inzobe amavatiri ako kumanuka. Ariko hari umukobwa yageze gutereta w'igikara ako wereka nkubwire wari uzi ko Nzovu ngo umuntu arongoye abamutesha hari umukobwa iyo nkurongoye warabuze umugabo witurongorwa niyo yabuze amafaranga ahita yabona. Karuja ubundi ubura iki kugira ngo wikundire Nzovu nibura gutera amashaba bega hamenetse inzoga ku kibaho cyawe ntabwo cyane imvura ni nyinshi man ntabwo muri kuyumva se ni nyinshi. reba Blaise ntabwo yakoze itorero ngo tubivemo yesu turakorera kandi byasaga neza akina reka turebe se hano bavuze ngo umwana n'uyimena n'undi y'imena none umwana ntiyanayimena Nzovu twe turimo tuganira nje nawe tukiganira kuki utahisemo umuntu umeze nka Mukarujanga umbwira ngo izo perimi ngongo izo kategori ntazo. ntazabona Mukarujanga angana nka hoho cyangwa nka fuso kandi ngiye menyereye amavatiri kwa Karina Toyota. wabibonye ko Nzovu asiganze ngiye narananutse urabyibushye warananutse bamuremure uko umuntu ananutse agenda aba muremure. duhagarare se oya nese kutinya angize ubwo ya kategori nta mfite vraiment ahubwo Mukarujanga ni inshuti yanjye bisanzwe abonye nk'akavatiri ya kampasa nka kabomoro ntago pasi uzi ko buriya gutanga pase ngari ikosa ngo buriya naribu buriya yagufunga ntabwo yagufunga cyangwa goye pase yakana kataruza imyaka pase arica bazamfunga neza ubwo amaye pase n'imyaka ntanga amapase abantu bakubaka n'urugo bagakora ubukwe cyane Mukarujanga uheruka gutanga pase ryari ingwe 3 natanze pase nanjye zashingira ufite mama Oliva ni we Oliva mama Sandrine ku masani ntago tubana ariko wamubyaje abana bane ako mbabara umbwiye ariko ni twagiye mu murenge umuntu akubyaje abana bane aragiye agiye no kwikorera ubukwe uba waramufasha ari umukobwa bro ibaze uretse nawe bane bazagera ntufite babiri ariko ngiye ntabwo ari umugabo yaba ari umwe ntabwo twari kuba dukirana ntabwo ari kuba sinzi Nzovu ngewe mbyaje abana bane ngo uragiye ubwo waba ugiye he ndahira umva naguhigisha uruhindu bane none ukanabirera ibintu byose nta yandi mahirwe bafite yo kuzabona undi mugabo icyo ni icyambere kandi niyo wamubona ubwo wajya kurenza abana bane abo se umugabo warera abana batarabe bane ninde koko none se nyine wakabimenya yaza bakubita inkoni none se kuki utabarera kandi uzi ko ari abawe njye ko ndabarera ubarerera kandi Mukarujanga reka duce impaka Nzovu ugira telefone uheruka gutanga indezo ryari no mukayamba yo kurya nyahaye Sandrine 2 bine ngo bine bahaye bine ejo nabaguriye n'akanyama ibihumbi bine byavamo inyama ni mituyu umukobwa wanjye turayabaze yambwiye aho batuye Kanombe ngo icyo kibe ni 700
bagiye kurya ibiro 4 bya 2800, mituyu ibishyimbo bya 500, agasesi tomate n'utunyanya, amavuta yo ngo barayifite 400 nayo ngayo n'amakara. amakaba Ubwo urumva amakara iyo baba batayifitiye n'ibiki byose. ni 5. Abana ubu maze gutanga indyo ubizi neza ko nta wundi mugabo uzabarera n'umugore wawe nta ntahe wamuhaye ngo nta akazi se afite iki aza abagabo muraduhemukira kabisa. akora ibintu by'amasuku, akora mu apartment. Nta buyedi yakora. Umugore w'umusore yakora ubuyedi. Nubwo nanjye nabukoze ariko ese ubundi Mukaruja guhura kwawe na Nzovu ni ryari uracyabyibuka? 2006. Ega baraharanira kuba twayitangiye 2006. Nari nkiri mu ishuri. Nyine sibwo twatangiye gukina se. Cyangwa nkora hano mu maresitora twakubitanaga. Uyu nguyu muzi akitwa Pepe Kare. Ubundi mbere ariko man iyo uzaba umusitari biragukurikirana. Nzovu ngiye mumenya nari nkiri muto pe arabizi kandi na Nzovu. Bamwita Pepe Kare ari umufana ukomeye wa Rayon Sport. Icyo kintu tukimuzi ibaze nyine n'icyo gihe ari umusitari ku giti cye. N'icyo gihe namumenye nari kinakora cyadanje kubera ko afana Rayon. Oya nyine amatafari amabuye. Si witwaga Pepe, si wowe witwaga Pepe Kare? Sinajyaga nza ari iwanyu kunywa urwagwa. Nyine iyo ikintu ari icyawe ntaho kijya. Urumva ko n'icyo gihe ari umusitari abantu bamuko ijuru riratabara Nzovu ababaye umusitari ajya muri filime. Nzovu abaye Nzovu Pepe Kare akasubwa wakongeye kwitwa Pepe Kare. Aso ibintu byo kuririmba urabizi ntumbeye. Ntabwo nzira. Impamvu wanyise Pepe Kare si ukuvuga ngo nari nzi kuririmba. Ngo hari umugabo wo muri Kongo bitaga Pepe Kare. Ntabwo yari mugufiya cyane ariko ngo yari afite inda. Ahubwo abantu barabyitiranya. Pepe Kare we yari munini na muremure. Ahubwo akaniga k'inshuti ke kitwa Emolo Pemba. Niwe lolo bararishaga barasa. Niba barareshye. Nese kuki batanyise Emolo bakanyita Pepe Kare. Nyine ni nkuko wiswe Nzovu aho kwitwa Rujanga. Urumva ko nyine abantu barabitandukanye. Ese ubundi koko mu mazina babahaye Nzovu wumva gushakiriye ngewe inzovu rirampagije nshaka kugira ngo mbe imbogo cyangwa inyombya ngo nakanyoni kagira amagambo menshi nyagahene naba inzovu ni fresh nuko niryo wikundiraga nuko rero guhura kwanyu rero wewe watangiye kuba umusitari Mukarujanga ari mu ishuri sibyo ariko icyo gihe nawe twatangiye gukinana mbese urabye Mukarujanga iyo filime twayitangiye Mukarujanga ariho akirangiza cyangwa yiga nk'ibihembwe bya nyuma arimo gusoza tuba turahuye yarabyibushye ameze gutya nabwo yarabyibushye ariko atari nk'ubu ngubu ahubwo ubu narananutse ariko yarabyibushye usibye ko icyo gihe yambaraga amakanzu y'amabubu ukavuga iti dore umumama munini mwiza w'umukire yarananutse yaragabanutse dore umumama Mukarujanga wabonaga gute Nzovu nge rero ngera muri iriya timu ntabwo nzi ikintu ni nk'amaji nase niyumvamo abantu bose numbaze niba ari uko ari bwo bwa mbere nyine nari ngeze mu bantu bakuru kandi bumvikana bose bahise baba inshuti zanjye ariko nyine noneho icyo kintu Nzovu avuze hari umuntu twaganiriye ejo bundi arambwira ati se wowe wakinaga nk'umuntu ufite imyaka 30 hari umuntu uzi ngo muri kiriya gihe nari mfite imyaka 30 ko nakinnye umumeri birafitinga fresh kereka umuntu witegereje akareba nko mu maso akavuga ati shana n'ikibebe ariko ubundi Imana narabikinnye aravuga ati uyu ni umumeri usanzwe ari umumeri nk'uko Nzovu yarabivuze ariko ubundi muri iriya timu ngewe nta muntu nigeze ngirana nawe beef nabaye inshuti ya bose wari City Radio naganiriye na Nzovu arambwira ngo yaragukunda City Radio erega burya reka nkubwire iyo muri team muba muri hamwe mwasatseyo zagiraga twarasangiraga mwito tugasangira umugati mbese twese twabaga dufite urukundo duhurije ahantu hamwe kuko nimba baraduhaga igitabo nimba ari Rore nzahura na Mukarujanga
twajyaga uruhande rumwe tukayiga ijambo ku ijambo nimba ari byo nzigana na Samusure mbese twabaga cyagiye twari tumeze nk'abavandimwe mbese ntabwo noneho cyagiye nzova asurirana na Samusure bagize umujinya bose mbana reka kubwire byatangiye ari ugukina birangira benda bashwanye siko barwaniye bararwanye biriseriye bararakara bakopye na kamera ariko nyine ugasanga biraho ngo insurira nyine Samusure yabivuze nkaho bibaye koko n'umuntu akavuga ati nzovu koko arasuze biba bifu twararwanye twikubita hasi ngo Nyirakimonya araza yumvise ibibaye tumwikanze dusubira ku buriri ubwo Nyirakimonya araza aratworosa arongera ajya kwiryama natwe duhita turyama gutyo mbese Samusure we yarwanyije Nzovu avuga ati kano ni kare bonshobore Nzovu ni kakama abashyizemo kime Samusure avuga ati bya bintu birakomeye iriya filime nayirebye nayo mfite ibitama ntaranywa inzoga cyane yengera gute nimfite ya myaka narindi nko muri 30 n'ingahe ntarajya mu ndangamirwa urumva indangamirwa zirica vraiment bira bintu birica nimfite ibitama kandi byakuraliye kubireka uzi ibintu bitera umwaka ku isi indangamirwa ubutatu butindi urabuza ubutatu butindi nzo ubutatu butagatifu ubutatu butindi ntabwo indangamirwa zirimo harimo agatama nibwo butatu butagatifu we nako ubutatu butindi harimo indangamirwa agatama nese hari umuntu ubigira byose nge nta tabi muri ibyo yenda mfitemo bibiri byose rero impamvu babyita ubutatu butinde byose bitangirwa na agati agatabi agatama ntago oya mwajya mureka ko mvugishije mwajye mushyiramo akantu kakajya gupfura Nzovu mu bantu bose mwakinanaga ninde muntu wabonye ni urugero hari nyina wa Mbogo harimo n'abandi benshi naba Mukarujanga bari barimo akino mvura nayo banza ari umugisha n'ubundi Kigali yari ishyushye reka kagwe reka dukore kagwe mu mvura ikabije Nzovu arabivuze byose ninde muntu wakundaga wabonaga yakubera nk'umufasha abantu bose mwakinanaga reka njye mbikubwire ubona mu kiriya gihe natangiye mbikubwira ko twe tumeze nk'abavandimwe enda Mukarujanga twaga turi kumwe ye nkaba nta mutereta ariko yagera hanze akaba yagira abandi bamutereta kiriya gihe rero nubwo babeshyaga enda bakavuga ngo Samusure na Mukarujanga enda ngo bakundanaga bisanzwe ariko bakaba bataryamana ibyo ni ibintu twe tumeze nk'abanyeshuri nk'iki nanjye urabona ndakeka ariho hano havuyemo abantu bataryana mu yandi matimu haba harimo amakapo twebwe navaga gukina bampembye nkaba najya kubomora hanze ariko nkaba nta tereta umuntu turi kumwe sibyo ko abantu benshi twari turi kumwe barabasirimu oya barabasirimu nuko ntabwo nigize mutera nyina Mbogo yari inshuti yanjye yarambwira ati ngewe Nzovu ni ukuri kw'Imana ntabwo ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ntabwo nigize mutereta ubwo abayita urabona abakinnyi twakinaga abenshi bari biyubashye sibyo bari biyubashye urabona Nyirantama yari wa mukobwa wiyubashye ufite abandi basore bagendana bafite amafaranga wowe mwakinanye muri zirara zishe baracyari tubare haranira kubaho asuribuka icyo Nzovu yateretaga icyo cyitwa Nyirantama no Nyirankende icyo gihe yari umuganga ameze neza tutari mu rugero rumwe Mukarujanga nawe ntitwe turi mu rugero rumwe Mukarujanga yabaga iwabo bameze neza naho ngenda araguzwa hirya no hino sibyo bafite amafaranga mbese umuntu avuga ko turi mu kigero kimwe ndanabwo yari nyina wa Mbogo
sibyo urumva rero ntabwo nka Mukarujanga ntabwo ari kunyiteza Mukarujanga usetse iki afite abandi basore baza kunywera iwabo mitsingi ngewe ntayinywa sibyo ninywera urwagwa rw'120 ntabwo twari turi mu rwego rumwe Suburi ryo gutereta uhera ku kinzovu Wera kuki Yega bwiye ugiye gutereta umukobwa urwego umuntu ari iyo nereta sukareba ko nkwanga oya nanakubwiye wenda urwo rwagwa nanjye nakubwiye ko nararushaka ngutera n'ishanga umuntu warongoye ntabwo bitinda ko ubukwe cyangwa akabona ibice agakabona ibiceri oya nanone ibyo ngibyo oya Muvuga bimwe no kubeshya wahehese bambwira umuntu ateresa akabona amafaranga mwongorere indi uriya se ega kiriya igihe kiwe nari maze kuyagira nakinaga ibiraka nkagira gute nkacoza sibwo ni muri za 2000 na kangahe na 10 na kangahe akavuga atakira n'udu yaje gukora ubukwe yaje gushaka amahirwe yaje kubona umugabo ufite amafaranga ayabonye ubwo aratangira njya hejuru ngenda komeza mba umukene ariko mbere narayi naramubomoye waranene umva inzovu yatunze uwo mubebe babana oya agenda nyine akamusigira rasiyo akagira iki Mana amubeshaho mu gihe nyine yari akimeze nabi byari byoroshye ariko nyine ibaze ko nta nubwo bino bintu biba muri entertainment gusa nubwo ariho tubivuga ngo wafashije umuntu nose ubwo we ntiyamufashije ntiyakabaye avuga uti inzovu mu gihe nari imeze nabi dukubitanye n'ubushize yigeze kunyohereza amafaranga ibihumbi bingahe Knowless niba bikora bisa hepfo habaga akabari aho wa mukobwa wundi uba muri ibi bice simba nshaka kuvuga umuntu izina byose byiza ahantu yakoraga yaramuhamagaye ngo ndi kumwe na Nzovu ahita avuga iti Nzovu mumpere Knowless byinzishyura 2,000 buri wese atanga ayafite umuntu atanga uko yifite nyine ahubwo atanga uko atanga nago uziko nge hari umuntu ushobora kuba mfite 4,000 pe wanyaka 2,000 nkabiguha ariko hari umuntu adafite 100 ataguhamo 2 ataguha n'igihumbi akaboko gatanga niko kakira ubwo ushobora ko waramuhaye wamuha ibyo 2,000 ukamenya ugasigana 2 uba wigomye mukanya nayo hakagira wankijana wajya konkona kuri telefone rero nuko mbayeho kuba ngo ariko ushobora kubugira n'ubuntu ngewe ikintu cya mbere ndavuga ni ikintu gitumye umpamagara ninjye muntu uzingiye nyine se wenda uranabizi ko ndi umushomeri pe ariko uravuze uti wampaye 2 niyo naba ari byo mfite ngenyine abura akawiti wampaye 2 nkihera nkateka ko ngiye kubura ibaze umuntu aragwamagaye yenda kuvamo umwuka nyine uri kubyumva okay nubwo hari abantu babasikama ndabizi hari abantu bijyana mu mashuka bakavuga nk'abarwaye wenda batanarwaye ariko ngiye ibyo nubwo ndi bubyiteho ko sindi kukubona wa mugane ngo menye niba uri kumbeshya cyangwa niba nyafite niyo naba mfite 200 ubu ngiye kujya nkuguza Mukarujanga ndumva kabisa ahubwo uri umuntu mwiza nyine unguyeho nyafite nose nzajya ngusaba ngiye niyo byaba 5 mfanya mfite ushaka urumva atanyumvise nabi ndi kuvuga nyafite mfite 4 ngewe kanya kabiri Mukarujanga ukimubona ubona n'ubundi atagira ubuntu ubona atari cyana cyiza keke yaza kuba yarampaye gusubira hagasha ngo umuntu uze nambwirwa n'ikimba bugira cyo Mukarujanga Knowless nakuguriye Mukarujanga yo bagicuruza urwagwa nagutayiraga gakombe mukozi tinze umumera icupa nawe urwagwa kandi kiragiye witwaga Pepe kare twari tutaratangira no gukina hari yigeze kumwe tinze ubu waje nkakugura Knowless Mukarujanga mbese agira ubuntu ko ntuzagira ubuntu nkabura butiza urugi uzagabanye ese Nzovu ujya wibuka igihe watereye ubumanzi cano ni umukobwa nari nkiba mu giturage twagiye gutashya inkwi mu ishyamba umukobwa yarandutaga yakumva numva aravuze ngo dukore kwaje kwapura wese koko uyu mukobwa mama icyo gihe yaramubyaye no muri batisimu ubwo ni nkaho yari mushiki wanjye yari sister wawe yari sister wanjye ariko
muri batisi narabomoye ariko nabomoye ntabyo nzi kandi umukobwa yarandutaga uze ntabwo ko nataye ubumanzi wari ufite nk'imyaka ingahe nayo nyiri muto mye gusa si nk'itandatu irindwi oya numbwiye umunani niyo ngo kandi umukobwa yari muri 10 yari muri 10 iyo biza kuba nk'iki gihe ribi baramufunze niyo kwambuye ubumanzi n'ubundi ushatse wamurega Viole ntabwo isaza menya atakiriho ntabwo akiriho ubwo se dore ngize 5 n'ibiri we nubwo yaba ariho yaba ari umukecuru yandushaga nk'irindwi akayimariramo nibura azira ibyo yagukoreye aya ubu ntabwo nakwirirwa murega nta nubwo banabyemera cyangwa ko umuntu areka aya nawe yari indangamirwa ako nzovu reka nkubwire muri ziriya ndangamirwa murabizi ko haba harimo utwana dutose ntatwo ni ibikecuru oya harimo abana mani bavukiye muri buriya buzima bakabukuriramo bakabukomeza ajya mu buraya afite imyaka 14 15 nawe bishatse yakurega jya ubanza urebe ashobora kutakurega ariko umwaka wakuguyeho bagasanga afite iyo myaka ntabwo bareba ko ari indangamirwa oya njya byihore nyanze ubwo mupimye ntibasanga yararangaye njye waba umurangaje ku kanya ibyo ntabwo babireba ntabwo waryambara ipingu waretse kugura indangamirwa ukibera umuntu ukijijwe ukabivamo nareke gukizwa arongora nazivuyemo ngenda ndashaka gusubirana na mama w'abana chape ndashaka gusubirana na mama w'abana twamugira inama y'ukuntu yabigenza uzi ukuntu dora tumugira inama uriya mugore barakundanaga njyewe twaramusuye icyo gihe na boss wacu ajyayo tugira ngo nyine ni umugore mwiza Oliva kadamu keza k'inzobe kanyoroye kabisa noneho bakubwira ibiraya ajyamo by'ubufu byitukuje Oliva afite inzobe ye natirere ewe cabagabo ntimunyurwa kuki utanyurwa ariko mukarujanga se waranyurwa Blaise nabyivugira avuga ati ndanyurwa nahisemo nzovu n'ukuri mbabara mbwira genda nyurwa ariko tuvugishe ukuri hari umugore umunsi no muyoboke mpira ya telefone iri mu rugo ndayifite wese ujya gutereta akaguru oya ahubwo njya kwifata twarajyanye ndayifata ndamurarana atabukebwa mu gitondo ase nzovu nk'iyo uraranye umukobwa umuhangaye cawe namuhaye menshi kuko yakeka ko ku kazi bamwirukana namuhaye 30 byo kwishyura inzu ngenda heba nzovu 30 wayishyuye indangamiro abana nzikaye kuvuga nase nibyiye oya ni 30 imeshi najyaga mpomura ababibira bitatu none nakubye inshuro 10 umaze kugera mu rwego utazatanga ijana nzovu wagize mukarusha mugira inama babara umugira inama kandi ibintu twamugira inama icuranye nzovu twakugira inama tugura garura Oliva mugira urugo ubundi zirandangamirwa hari agaciro ziguhesha kandi nzovu ujya ufunga n'ibipesu kuziraramo zikaza zinakuvuga oya ishati isura n'uteyamba ireba ifite amatwi dore hano tudupesu baradufunga ko kwikora se datasubirana na Oliva mwana umurera abana banyu mwabyaye ibitsina byombi shamana abagabo mwana ije baho umugisha cyakoze turanabakunda abagore mugomba kudukunda turanabakunda ariko ngewe ese mukarusha wowe niki kintu umugabo yagukoreye sibyo ukaba ugifite mu mutwe uvuga uti eba sinzigera mbyibagirwa nyine icyo kintu cyakubabaje na nubu ngewe yego ubushize warambwiye ngo True Boy ngo ajya mu bintu by'abagore ngo ukamuhanura akanga kumva wowe nicyo uhora uvuga uzi ngewe ikintu kibi nyine ibindi byose nabyihanganira ariko umuntu utinyuka akagukubita urushyi utumye mbivugana nanjye True Boy yankubise urushyi niturariya ndavuga ni umunsi wo kubeshya ndi kurota mukarushanga nabyutse mbugane bro uratinyutse mani
noneho icyo kintu tunashwana nagihishe mama nyuma nyine arambwira ati gutushwanya n'umugabo mwabyaranye yagukundaga ibyo ndamuzi kandi shayira gukunda bimubwiye fo n'ubu ngubu arankunda n'ubu regashika kugaruka oya ikibazo cy'inyine iyo violence arayigira muri we kandi ari aggressive ariko niko umugabo agomba kubaho gukubita umugore ntago ari ngombwa ariko kuba aggressive ni byiza sometimes rero nyine yabaye aggressive no kugukubita icyo kintu nyine mama agahora yibaza why umukobwa wanjye mbimubwiye yasambwira kuki utabitubwiye kuki utabibwiye musaza wawe why ngo bamufunge se oya sinzi nyine ariko yahise ababara buriya yuko ubise umugore urafunga ni ikosa rikomeye cyane njye rero naracirinze ndavuga n'icyakoze urampaniye bitewe n'amakosa yose narihanganiye manu yari wa muntu utereta n'umuntu mu presence nkavuga nabirenze nyine nkagira ngo na addicted kuri sex ndaciringa navuga nyine reka ibingibi bibaho reka mbyakira ariko gukubituruye nzovu ni ryari bigeze urakara ukihanira umugore niko abagabo bavuga ngewe umugore wanjye ntabwo nigeze mukubita kandi noneho umugabo agukubita biturutse ku ikosa rye ese ubundi yakukubise byagenze gute nyamara ni ikosa ryawe ibangana naranze kumenura rimenesheje ibindi ntabwo nabivuga ariko wumve ko byari byanamuturutseho ni bya bindi bye handi nyine umuntu agutesha umutwe nawe ugasara aho kugira ngo muciringe mu biganireho yemere n'ikosa ahubwo akakwereka ko ari we mugabo gute so bajya yemera amafuti we ngewe amafuti y'ukuntu abanyemera gute abagabo akenshi ntitwemera amafuti nibwo buryo bwe nibwo amafuti ukibuka wakoze ukayahakana kandi akomeye ntayandi ngewe rimwe nkibana na mama Sandrine nari mvuye mu kabari nasinze aho kugira ngo ngiye iwanjye mpita njya ku ndaya ndara kuri iyo ndaya mu gitondo kandi umugore wanjye yari yabimenye yarabimba kuko icyo gihe naranatashye afite n'umujinya aransunika ngo hasi gutya ngaramye mpora nibuye hano mpita ngira igisi hano hari n'inkovu none ubwo nyuma yaho ubwo mpita njya kwa muganga barahapfuka ndumva icyo gihe hari na filime twakinaga zo kwa Sharire ndumva na Sharire icyo gihe yarangira inama arambwira ati abantu benshi iyo baguye gutyo ni mu bwonko uhita upfa ubwo ariko ibyo bikimara kuba umugore wanjye yarabimbajije ndamutsemera kandi yanamfashe kuko twari dufatanyije tuwarete murabona abantu baba mu rusisiro bagiye baba bafite tuwarete yo hanze bayifatanyije ahubwo yarabyutse mu gitondo agiye kuri tuwarete abona ngaramye kuri iyo ndaya kuko indi ndaya bari baryamanye nayo yagiye kwinywera agacupa ntiyafunga neza urugi ngo rufateho umugore wanjye yabaye ubwanya ntiyafunga twese turimo dusinziriye umugore wanjye arambona agenda akaramwica ubwo nanjye n'icyo gihe iyo ndaya ubwo ijya kugenda yabanaga n'iyo yagiye imaze kunyiba amafaranga agera ku 60,000 na bingahe iyi mvura ntabwo turi buyivemo iyi mvura turayikoramo mpaka iduhitireho yego ubwo ngubwo rero umugore arabimbaza kandi yanyiboneye ndahakana neza ndatsemba aka kanura kuda abagore ni abantu bagaruka vuba turabana beza ubwo nese ari umutipe nakiniraga yaramuzi bitaga Sobe twamukeneye filime bita Kigali se Kigoma yakoraga Nyabugogo yayo acuruza ibintu by'ubucoco n'ibiki amatelefoni biki naragiye ndamubeshye nti mu nzu bayinyirukanyemo bagiye kunyirukana ndashaka kumpa amafaranga ukazayavana mu yo nzakinira haba nkubise 20,000 kuko icyo gihe karitsiye twabagamo n'undi ntiwarenzaga 20 ubwo ngubwo mbanyuze kuri Oprovia mbanguza ibiro 2 by'inyama icyo gihe inyama zaguraga na makeya icyatanzabwo yageragamo mbanguze n'ibirungo amapoivro amasereri tungurusumu inyanya sorwa tomo mubita muri mbaraje
ntega bisi mba ngarutse igikondo ndamuheza nti umugore mwiza akira ntibakubeshye ko banyibye amafaranga ubuse baba banyibyanga nk'abanyavanye yungo mbega abantu ukuntu bateranya ubwo mba mfashe n'inoti ya 5 kuko muri veni Naratubonye we. nsigaranye nk'ibihumbi nka 16 inyama n'ibirungo byari bihagaze nka 4 ubwo ngubwo mukubita 5 mukubise 5 mba nsiganye 10 njya kwinywera agacupa Sodoma na urongera none usubira no mu zindi njya ndanga kwinywera umugore arakaranga ndaza ndirira ubundi turyama twiyunze abashiri barasubira barasubana kandi yari yarakaye babandi bamubwiye amagambo ahita bahindura abasazi ako disorive yaragukundaga ako se ubundi reka nkubwire Nzovu ni iki gisabwa kugira ngo twebwe twa approaching Oliva sibyo haryo Oliva sumwe mwaje gusura kumwe na Manibu mujyanye basuye mama Queen ni mama Queen uriya ko amasani twaramusuye ibaze yasuye mama Queen batabyaranye oya na mama Sandrine akumva ukuntu abagabo muri abasirimu njyewe nta nubwo njya mbatindaho niba ari uko n'abana namwe cyane nyine akenshi ako nawe igihe kirageze ngo ukore ubukwe cyanditse Selide wabyanditse ko ugomba gukora wagiye mu murenge mu Karuje wabonye iriya tukambara amakoti akubwira ati nzovu ni wowe atereka reka ntabwo ari njye kandi uri kumubona neza nkubwira ati ntabwo yari njyewe iriya ndirimbo yashaka buriya ituma mvugana abagabo ndabemeye cyane nkubwira ko atari wowe ariko iki gisabwa kugira ngo mama Sandrine tumusure ngenda ashika ko muri weekend itaha duhura na mama Sandrine tuzajya tujya kubasubiranya kandi na Mukarujanga agomba kuba hari urabona ibyo ngibyo ibi narimo kunsaba ngo no kubanza ngo nkakizwa kwa kumusaba birorere gukizwa ngo inzoga yo ngo nkazanywa gake ariko icyambere no gukizwa ngo nkareka indangamirwa kandi indangamirwa naraziretse urumva bitarangiye rero tuzakujyana ngira ngiye ku gatandatu tuze tugufate nge na Mukarujanga twamuhamagara umuntu akamubaza hari igihe byanga ma nimero ye niba wemera gukizwa nukuri Mukaruja mugira inama pe ubundi nzovaretse indangamirwa nta nubwo Ratorive yamubuza icupa ko n'ubundi yamumenya arinywa agiye arinywa agataha aho kugira ngo atahe muri izo ndangamirwa agataha kwa Olive ntiyakwanga kumwakira kandi kuva kera Nzovu urabyumva ute mwamenyanye uri umusinzi tuzabipanga oya nabyo tubipange hano cyangwa uvuge niba waranamwanze cyangwa uvuge rega niba waranamuhaze erega umuntu ashobora guhagundi bibaho umuntu akangwa namuhaze urumva cyangwa yifite indi oya ntawe ahubwo umuntu ufite abana bane ubwo washaka ucyura mu bana bane bitwaye iki se yakwemeye ukeka nimba abamubomora hanze ariko atamuzanye mu bana ese bumva utafushye nyine nkiyo wumvishe wenda hari abandi bantu bashobora kuryamana n'umugore wawe fuha se ko ntari kumwe nawe nkuko ntari kumwe nawe nanjye hanze ndabomora nawe akabomorana nawe bakamubomora ago abo bana ibaze abo bana ukuntu uri kubahemukira wasubiye mu rugo Nzovu ngiye gusubira mu rugo umugwanjye nabyemera kuzasubirayo akundana n'imfura ye byatari umukobwa witwa Sandrine harya ntari segonderi ariga mu wa mbere afite 13 kubera ukuntu rero Sandrine yumvanamo na papa uyu mugabo ashobora kuzasubira mu rugo ubundi reka tumuhe time rega nawe arabizi ikimufitiye akamaro ikibazo ashobora kuzasubira mu rugo asubiranye y'umugira ikintu twanga ni kimwe urumva abantu bari mu ndangamirwa ashobora kuzajyana sida mu rugo nanone ese Nzovu ujya wiproteje sida ntabwo sida mu zindi nose ari ukurwara umutima na kanseri na sida wahitamo iki rega sida uyibaniye neza ukiyakira ukanywa imiti ukanywa utunini ubaho nabirenze umva ibintu ugiye kujyanira mama Sandrine urumva atari bibi koko ibikize ibiki uheruka kwipimisha ryari mbwiza ukuri ni kera hariya kera zirandangamirwa buri kwezi barazipima ariko nanjye mperuka kwipimisha ndi muzima Sodoma barapima hariya baraziproteje ega burya iyo ubomoye umuntu ufite hari ahantu horoshye n'undi yagiye utandura iyo ubomoye umuntu ufite ahantu hari babyita ububobere ntabwo ushobora kwandura
nzovu nyama ni nyama. dusoze tuzagaruka ubutaha. oya iyi mvura tugomba kuyikoreramo nzova ataratoha ntabwo nabyemera aho urabona agashati yambaye ukuntu ari keza ngaho mwe mumfashije mikoro Niko. nze hano hepfo. mukaruja hari ahantu ugiye mumpere mikoro tuganire gatoya nzovu none se ubundi ugereranyije ni bije y'amafaranga abantu bareba ibiganiro baraza kutubwira ni bije y'amafaranga angahe wifuza Kugira ngo bigende bite? kugira ngo usubire mu rugo rega nk'umugabo Oya nta bije nta mafaranga amafaranga arahari rwose ariko umugore namukabyemeye tuzasubirana. ese wamaye nimero ya mama Sandrine ngamuvugisha Ndaza kwigwa atari kuri kamera tumaze kuva imbere ya kamera nibwo biri bucemo urabyemeye ndabyemeye. nzovu nukuri ngiye ndifuza kusubirana n'umugore ariko nanone ngira ngo imikino umaze kuyikora myinshi sibyo umaze urumva indangamirwa zibayemo wazigiyemo kenshi gerageza nibura usubire mu rugo witurize use numaze kubihaga sibyo naranabiretse ariko uheruka indangamirwa ryari mbese amezi 3 ntarimo 6 guteze kandi hari indangamirwa ejo bundi yakwibye amafaranga 300 ariko ibyo 450 abanyamakuru mu bivane koko cya kinyamakuru ngo cyabyanditse bajya kuyanyiba yarahari iyo ndangamirwa yayifatiye akaguru abanyamakuru mujye muvuga iyo mwahagaze oya aho nzovu mbwiza ukuri ntago yakwibye nta muntu ugize nyiba amafaranga nukuri kandi yarakwibye bihere kuri mobile money aha no kubeshya ubwo na telefone bampaye bagiye kwa ngo nayo ntayo mfite ese ubundi ya telefone yawe iri irahari imwe Alex muyoboke yaguhaye ndayifite nitwongera gukora ikiganiro nzazanye kwereka nzovu wavuzwe ko ukunda The Ben nibyo ndamukunda nibyo ntabwo nkubeshyeye mbwira indirimbo 3 za The Ben nta nimwe nzi none The Ben umukundira iki The Ben icyo mukundira urabona burarirwa yigeze gukora isabukuru y'imyaka 50 babana n'imiryango yabo noneho The Ben baramutumira nk'umuhanzi uririmba hamwe na Meddy na Bisoso na Nita Pendo natwe badutumira nk'abantu bakina comedy ngewe na Kanyombya none ubwo ngubwo icyo gihe byahereye aho mfite nomero ya The Ben tuvugana naje kuyibura nyuma aho agiriye hanze muri Amerika ku mugabane w'Uburayi ese ubwo ni ukuvuga ko The Ben twari inshuti na mbere kuva kera ubwo The Ben yaguye nimero gute ko The Ben ari umustar ubwo nimero ye wayibonye nazimwake turi kuri stage icyo gitwe turi mu modoka ya Burarirwa turimo gucuranga imiryango aba bana umugabo n'umugore bakwa muri Burarirwa bari batwicaye imbere yacu barimo kubaririmbira no dukina comedy arayigu ubu Ben muhamagaye yavuga ko yaguye nimero ye kera yabikubwira rwose uheruka kumubona ryari ntago muheruka ntago muheruka ntago usiko yakoze igitaramo cy'amateka hano muri BK Arena yari yantumiye nabwo sinajyayo isazi iramfata ariko tike baje kwimama mu mafaranga byagenze gute kugira ngo utajyayo nagiye mu bindi bintu byinshi cyane nsa nk'uwakerewe kandi bwiza ukuri ni ibiki wagiyemo nari ndi mu bindi mu kazi nsa nk'ukerewe uri mu kazi cyangwa wari warayikundangamirwa ariko so wagiye tubwiza ukuri erega abakunzi bawe barabizi ko nubundi nzovu ubundi nta kibazo barakwakiriye rwose iyo nzovu irimo kunywa cyangwa ni ji ni panache niko mbwira kuki utagiye muri konseri ako kazi wari urimo gatuma urata konseri ya 2:00 z'ijoro ariko bampaye amafaranga bampaye 10,000 ikibazo si amafaranga ikibazo kuki utitabiriye konseri ya best wawe The Ben konseri urumva narakerewe nagiye mu bindi bintu nagiye mu kiganiro tukirangiza tugitangira bwije tukirangiza n'ubundi mbona amasaha yageze icyo kirasobanutse mukarusha wagarutse nzovu yanyemereye ngagiye kuguha nimero uhamagare mama Sandrine ese urivura muzi
ambwira ko twamusuye niwe yaramukuyeho umwana w'abandi harya na Kanyamutara ako kandi ubu abantu ndabivuga bakagira ngo ni blague ni agakobwa keza mani k'inzobe kanyorotse handi twabanje no kubata uyu nguyu ari kubeshya Nzovu kumbi yakundaga Nzovu mani nicyo nkubwira ngo urukundo rubaho abantu bakakubona bakavuga ngo uriya ntago akunda uriya ari kumubeshya finally imyaka ikazaba kababwira uti rwari urukundo nubwo mwabiteye umuntu mujyana n'abana bane bibari sawa Nzovu kuri kwibaza ibintu byinshi yewe uri ufasha kandi ukareba ndatekereza imvura nicayemo aha aho ari gutekereza ukuntu ndi gushimagiza umugore we ari gutekereza ahubwo rata umugore ari kwibaza memories ese ubundi Nzovu nicyo cyibuka ndi kuvuga Sheri ndacyamwibuka pe Sheri Mama Sandrine buriya umugozi cyo umwibukiraho cyane se iyo mujyanye muri dushe akagutsirita akagera gute buriya umugore ntiwabura ibintu byinshi umwibukiraho kandi abagore baranatetesha iyo umugore agukunda aragutetesha nyine Nzovu nukuri reka nkubwire niba nta kintu Imana bibaho ko wasanga hari ikintu cya danje Nzovu yangiye Olive twe nyine tukaba turaho tubona ubwo bwiza ari ikireke wemera ko umugore ashobora kukuruga ukaba wava mu isezerano wari ufite cyane Sandrine rero baramuhemukiye bamurukiye nibi biboro nyine byo gukunda indangamirwa ushobora gusanga ari uburozi pe uburozi butuma yirwa buyera kuko Nzovu n'umugabo niba atanga n'ibyo ahubwo azasengere iyo nyatsi imuveho Nzovu ni ndugwamaga ese nago uzi kugiramo hano gutya ngo ugiye tukoramo hagati iticece uyu muntu ndamuzi koyo nawe yajya gwa gahenge koramo hagati nyine koramo hagati kabigacicise niko soza Nzovu kunegeka gusoza reka ntabwo ndi busoza isa yageze dukoze isa turakomeza Mana ushobora byose Mana nkunda nkweretse abenshi muri twebwe hari umunyamakuru yaje ku byuma by'abazungu hari cameraman yaje ku byuma by'abazungu hari nanjye usibye Mukarujanga twasanze mu ikaritsiye n'ubundi wagiye kuryama imvura irimo kugwa none Mana twebwe ntituza gusubira mu macumbi yacu tugireyo amahoro kandi nkweretse yitubicano turimo gukoreraho hano muri iyi minsi hari ibisambo birimo kwibama bitubicano Mana ndakweretse yakamwa nta kazi afite muri iyi minsi yabaye umusirikare twamugira umusekirite akajya arinda yitubicano ntigahungabane ndigusabye mbikuye ku mutima ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen